ntuzakore ikintu icyo ari cyo cyose cyo gusuzuguza umugabo wawe. Nta mugabo n'umwe waba mwiza kuruta umugabo wawe, uwagukunze akagushaka, uwo wakunze ukemera ko agushaka. Ese uri Esteri cyangwa uri Vashiti? Hari igihe ahantu waba uri Esteri haravuyemo Vashiti. Tuzaganira nawe ngufitiye inyigisho. Ubu none ahangaha uri umugore uri mu rugo rwawe, nta wagusimbuye, uramenya utazaba Vashiti. Nta muntu n'umwe nifuriza kumera nka Vashiti. Ndabashuje cyane mwebwe mwese inshuti zacu, abadukurikira kuri YouTube channel yacu Akibeka TV. Muri aya masaha nongeye kunezezwa no kongera kuba ndi kumwe namwe, turi kuganira, turi kuvuga ku byiza, turi kugirana inama no kungurana ibitekerezo. Ntabwo twari duherutse kuganira kubera impamvu nyinshi ziba zitandukanye, ariko uyu munsi Uwiteka Imana yacu yongeye kuduhereza umugisha wo kuganira namwe ijambo ryayo nk'uko bisanzwe. Nitwa Kimana Rebeka, ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umubyeyi w'umukristo ukunda urukundo n'amahoro, ukunda ibyiza. Muri aka kanya rero ngiye kuganira namwe ku ijambo nari nararibabwiyeho kubankurikira kuri stati ya WhatsApp ko tuzaganira ku mudamu, ku mugore witwa Vashiti. Uyu mudamu musanzwe mumuzi mwese, abakunda gusoma ijambo ry'Imana, abakristo. Ndabizi neza ko umuntu wese usoma ijambo ry'Imana iyi nkuru, iyi story ya Vashiti arayizi. Mu magambo make rero, Vashiti yari umudamu mwiza, umudamu w'igikundiro, umudamu w'uburanga bwinshi, umudamu wakundwaga cyane n'umugabo, akabyereka n'abantu. Nk'uko nawe uyu munsi ukunzwe n'umugabo wawe, umuryango se, cyane cyane turavuga ku mugabo. Umugabo wawe aragukunda cyane, burya n'umuryango ugukunda bitewe n'umugabo. Rero Vashiti yari umugore mwiza w'uburanga rwose, nawe abyiyumvamo, nawe abyiyizi ko hari mwiza. Yagiraga nawe abagore b'inshuti, abagore akabatumira mu gihe cy'ibyishimo, mu gihe runaka bakaza bakagirana ibyishimo, bagateka, bakaganira, bakisanzura mu birori byabo, hanyuma bakenjoyinga. N'umugabo rero nawe agatumira abandi bagabo, abakomeye, yari umwami, hanyuma bakaza nabo bakicara bagasangira, bakishimana. Rero igihe kimwe nanone byarabaye nk'uko byari bisanzwe biba. Umwami dusomye neza tubona ko yari yanyweye, nyine yishimye n'inshuti ze, ngo ibyishimo bigera ku mutima. Burya rero abantu iyo banezerewe, iyo umugore afite umugabo, iyo anezerewe aba yumva ibyishimo bye byagera no ku mugabo we. Iyo umugore gabo nawe anezerewe ari mu bandi bagabo, ibyishimo buriya by'umugabo bya mbere n'umugore. Umugore mwiza, umugabo yishakiye, anezerewe, yishimye, ni ukuri iyo nawe yishimye aba yumva nawe yakubona hafi aho, arishima. Rero icyo gihe bakoze ibirori, atekereza kuri madamu, kuri sheri, aramuhamagaje, amutuma ku nkone. Murabizi neza uko byagenze, aramuhamagara ngo azi, amwerekane, amutake, amwishimire, murumva, amwereke n'abandi bantu. Vashiti pe, buriya Bibiliya ntabwo igibeshya, ivugisha ukuri, yari umugore mwiza w'uburanga ngo bwinshi. Hanyuma rero umugore nawe ariyizi ko ari mwiza, n'umugore w'umwami. Bo nawe yari yishimye, yanezerewe, ari mu bandi bagore. Umugabo amutumaho ngo aze.
hanyuma umugore aranga, arasuzugura umugabo we, asuzugura umwami ngo ajyane nawe mu kirori bishimane. Hanyuma biba ikibazo, kirazira gusuzugura umwami, kumusuzuguza imbere y'abandi bami, imbere y'abakomeye. Gusuzugura kwe guhita kwibagiza ko ari mwiza, guhita kwibagiza agaciro yari afite imbere y'umwami, guhita gukuraho urukundo rwose yari afite, ngo aratekereza yibaza ikintu yakorera umugore please umusuzuguye. Kibiramurenga we yumva arakibuze. Ahamagaza abantu bakomeye ngo basanzwe bazi ibintu by'amategeko kuva kera, ngo bamufashe kubera ikibazo kibaye, bamufashe birarenze, birakabije. Mama, ujya usuzugura umugabo wawe maze bikamurenga ukabibona? Ntugasuzugura umugabo wawe, yaba ari umutegetsi, yaba ari umuyobozi runaka, yaba ari umuntu usanzwe, yaba ari umuhinzi mworozi. Umugabo ni umwami, umugabo ni umutware, nicyo bisobanura. Umugande we abivuga neza cyane n'ubundi ati umwami wange ari wano. Umugabo ni umutware. Mu kinyarwanda gikomeye baravuga ngo ni umuganji, ni umutware, ukamusuzugura. Hano icyigisho cya mbere kirimo ni ukudasuzugura umwami, ni ukudasuzugura umugabo wawe. Kandi ibi impamvu byanditswe ni uko bijya bikorwa. Bagira ngo bagukebure, bagira ngo bankebure, bagira ngo badukebure. Ntugasuzugura umugabo wawe. Umugabo wawe yanezerewe nawe yifuza ko nawe unezerwa. Iyo yishimye nawe aba yumva wakwishima. Dori akakubwira ati ngwino tujyane mu bukwe, ugomba kwambara neza ukiyitaho, ukagenda umwesheje agaciro. Yakureba, yajya ahindukira yakureba akishima. Ntabwo bizamutera ipfunwe kuvuga ngo uyu ni madamu. Mwese mujya mubibona, ukabona umugabo arimo kugenda n'umugore akavuga ngo uyu ni madamu. Madamu wanjye n'uyu yitwa Rebecca, madamu wanjye yitwa Regine, yitwa Denise, mama Deborah. Kiriya ni icyubahiro umugabo wawe aguhaye kubera ibyishimo. Hanyuma umugabo wawe rwose ujye umwubaha, bizamushimisha, bizamunezeza, bimutera umunezero, bimutera ibyishimo iyo akubona, iyo akumva. Hanyuma rero dukomeze inkuru yacu kugira ngo tubashe kumenya agasuzuguro usuzugura umugabo wawe, cyangwa se abantu ugayisha umugabo wawe, inyungu ibirimo cyangwa se igihombo kibirimo. Ibintu byose tubibona muri Bibiliya. Hari ibintu byinshi byatuma usuzugura umugabo wawe, ariko ntabwo tubishyigikira. Ibyo bintu byakaguteye gusuzugura umugabo wawe, ahubwo bijye bigutera kumwubaha. Mu buzima busanzwe buri muntu wese afite ukuntu abanye n'umutware we, mu rugo, muri famiye, mu kazi se wenda murakorana, ariko ujye ukora attention ku kintu cyitwa gusuzugura imbere mu bantu, gusuzuguza umugabo wawe. Rero hano dukomeje, reka tubirebe muri Bibiliya, muri Esiteri igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we.
yararakaye cyane. Hanyuma ngo umwami ahera ko abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Tudasomye byinshi, narababwiye ngo namwe musome kugira ngo tuzabashe guhuza tubiganire mwarabisomye, kuko nawe niba koko warabisomye nk'uko twari twabivuze ku bantu bankurikirana, nawe niba ari bwo ubibonye uze kwiha devoir, uze gusoma Esiteri, urebe hano no kuri Vashiti, ni nk'ibice 2 gusa. Yego uri bwumvemo iyi nkuru ya Vashiti, nimba utaruyizi uyimenye, nawe ubwawe urahita wikuriramo ibirenze ibyo nge nakubwira, kuko buri muntu wese afite ubwenge ku ijambo ry'Imana. Rero hano nta kindi cyavuyemo kweri. Ibaze abacurabwenge ni abantu bazi ubwenge, ni abantu bakomeye, ni abantu b'ibyubahiro, ni abantu b'ibirenga. Kubera yuko bwa burakari umwami yagize we yabuze ukuntu yakontorora amarangamutima y'uburakari afite, ahamagara abandi. Wenda hari ndimo kwibeshyana namurakariye, mumfashe. Burya rero umugabo wagira abantu b'abacurabwenge bamuba hafi, inshuti ze, mu miryango se, abantu b'inkoramutima, aho akora se, agira abantu b'abacurabwenge bamucurira ubwenge bakamufasha. Niba mu buzima bwawe udafite umucurabwenge, udafite umunyabwenge, udafite inshuti, umunyamabanga hafi, uzajya ukora amakosa nurakara, uzajya ukora n'ibirenze itegeko cyangwa se n'ibirenze uburenganzira bw'umuntu, icyo buba bugomba gusaba. Hari igihe urakara ukumva wakwica umuntu, kumva mukupita ikintu, kumva wahita ujugunya hanze. Ariko umwami hari ukuntu yatekereje bwa bwiza bw'umwamikazi, rwa rukundo yamukundaga, bya cyacyubahiro amuhaga, buri kintu cyose abihuza n'uburakari, yumva bigize zeru, ahita yumva hari yamujugunya ku kanya, cyangwa yanamwica abami bagira amategeko. Ariko aravuga ati reka mbaza abacurabwenge. Kuva kera ibi bintu, ikintu bahanisha umuntu, umugore wasuzuguye umugabo. Hanyuma rero nabo baraza barasoma, bajya mu bitabo barasoma, bageze ku murongo wa 12 ngo kuko ibi bintu umwamikazi akoze byo gusuzugura, abagore bacu natwe bazajya badusuzugura, imahanga bazajya basuzugura abagore. Ku murongo wa 12 ngo kuko ibyo umwamikazi yakoze, ibyo bizamamara mu bagore bose, bitume basuzugura abagabo babo. Nibivugwa yuko umwamikazi Asuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashiti amwita bakanga, akamwihorera ntagire icyo amuhanisha, akamwihorera ntanamutonganye, ibyo bintu bizatuma byamamara nk'uko muzi inkuru zijya zamamara. Ikintu kibera hano i Kigali kikarara kigeze i Butare, ikintu kibera muri Amerika kikarara kigeze i Rwanda. Ni ukuvuga ngo inkuru ziramamara. Hanyuma rero bahita bahanisha iki uriya mugore nta kindi kintu bamuhanisha usibye kumwirukana ibwami. Kumwirukana ibwami bisobanura yuko yari atacyongeye kuba umugore w'umwami iteka ryose. Umwami Ahasuwerusi. Iyo rero wasuzuguye umugabo, buriya hari udukosa wakorera umugabo, mubanye mwarakundanye, kabishyiramo amarangamutima, akakubabarira, ariko hari ikintu kitihanganirwa, agasuzuguro. Agasuzuguro ntago umugabo ajya kihanganira. Ntuzasuzugura umugabo wawe. Nta kindi kintu cyakurikiyeho mu by'ukuri, kumva ko umwamikazi yasuzuguye umwami, abandi bagore nabo bari kwigaragambya. Erega burya umukuru niwe tureberaho, umukuru niwe tureberaho tukavuga ngo umugore wa perezida se niba asuzugura natwe turasuzugura. Si twabibonye ubushize ibyo yakoze? Ni ukuvuga ngo umugore wa meya niba asuzugura natwe turasuzugura. Rero yahise yirukanwa ibwami. Umugabo wawe n'umusuzugura bikagera aho bigera ku ndiba y'umutima, azakwirukana, muzatandukana, muzakora divorce, cyangwa se
ku bw'abana mubyaranye, kuko watari umwami ngo tumurebereho, azakuzanaho undi, azagenda hariya hirya azana undi, amwugira agashamburete hariya ku ruhande, cyangwa se amwubakire bitewe n'ubushobozi afite, abatunge muri babiri, kandi uriya azamukundwa akazi. Ntabwo mbabeshya, Bibiliya ni icyitegererezo cyacu. Vashiti hano yashyiriweho kugira ngo atuburire, kugira ngo tugire imyitwarire myiza, kugira ngo twubahe abatware, kugira ngo tube abagore b'inyangamugayo, duheshe imiryango ba mabukwe na ba data bukwe, tubahesha agaciro, baramukazi bacu bumve bari banezejwe nuko turi baramukazi babo nyine, twarongowe na basaza babo, aho kugira ngo bibatere ipfunwe n'ikimwaro. Barumuna cyangwa abakuru b'umugabo wawe banezezwe nuko uri umugore mu muryango, kuko ubahesha icyubahiro, ububahira umuvandimwe, uramwubahisha, uramwubaha, nawe ubwawe bizatuma umugabo wawe mubana neza, kuko wamwubashye, wamuganirije neza, buvugishije neza. Iyo muri mu bantu muha icyubahiro, ndetse no mu rugo bijye bikomeza. Si ngombwa ngo bijye ku gasozi gusa utwereke ko wamukunze, nugira mu rugo umushihura umwandagaze, bikomeze. Noneho nihaboneka ikosa, umwubahe mu cyubahiro, utamusuzuguye, utari kosheri, ariko papa kana, ariko kana, aha n'aha ntago bigenda neza, aha n'aha ntibimeze neza, bizaba ngombwa kuko ntazibana zidakomanya amahembe, mushwane mukuntu, ariko mucoce ikibazo neza, umwubashye, kirangire, mugumane rwa rukundo rwanyu, mugumane bya byishimo byanyu, hanyuma munabisoze neza. Nimba ari kuwa gatanu muri weekend muri uzajya mu bukwe, umuhesha icyubahiro, kuko hari ibitagenda neza. Ababyeyi Imana yaturemanye kwihangana, aho biri ngombwa unihangane, unabyirengagize, ukomeze wiyubakire urugo. Ariko nibitaba ibyo, hakazamo agasuzuguro, dore ukuntu bizakugendekera, bazakwirukana. Esiteri arahari, ba Esiteri barahari sha. Esiteri arahari, umwana wibereye mu mibabaro, umwana wikuriye arya ikijumba gusa, umwana wifitiye ibibazo mu muryango, umwana wakuze wenda simbizi ukuntu bimeze, umwana ufite urukundo, umukobwa warezwe neza, ufite ikinyabupfura, uzi kuvuga amagambo aryoheye umugabo, uzi gufata neza umugabo, akamuguyaguya, akamuha urukundo, arahari. B'abacurabwenge bazamushaka. Ntimwabonye se ukuntu bahise batumira abakobwa bose? Byaturutse ku bacurabwenge. B'abacurabwenge rero bamugira inama, bazamubwira ati kubura ikigori cye, umugore arakuzengereje, umugore aragutesha umutwe, Mariya hariya hirya, cyangwa se Roza atahari hirya, ukuntu ari umukobwa mwiza. Bamumushakiye nyine, bajye bahura, baganira, arebe uburyo ki amubwira, arebe uburyo ki amutetesha, amubwira sweet heart my love, hanyuma ndi hano kugira ngo ngufashe. Tureke gusuzugura abagabo bacu. Ba Esiteri barahari. Esiteri nawe akeneye kuzabyina intsinzi ko yabonye umugabo. Kugira ngo Esiteri ntiyishimye. Esiteri yaranezerewe. Esiteri avugira abantu. Esiteri araza ngo reka nze mpabasomera. Kuna Esiteri byamubereye byiza di. Esiteri ngo igice cya 2:15 haravuga ngo nuko igihe cya Esiteri cyo kumurikirwa umwami gisohoye, ari we mukobwa wa Abihayili se wabo wa Morodekayi, wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yasabaga keretse icyo Hagayi inkone y'umwami, umurinzi w'umugore, yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Yagiraga n'ikinyabupfura, ntiyanasabaga buri kanya ngo wampaye wanyoherereje kuri momo harafunguye biki wohereje make wagize ute. Umwana w'umucuzi ubwenge, uzi gushima icyahawe. Ku
ku buryo n'abantu bose bamutangiye urugero. Ngo hanyuma umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Ngo maze umwami atekeshereza abatware be bose abagaragu b'ibyo kurya byinshi mu birori bya Esiteri, ahesha ibihugu bye kubabarirwa, atanga impano nk'uko umwami azitanga. Ntabyumvishe? Kubera agasuzuguro ka Vashiti byatumye Esiteri nawe aba umwamikazi. Araza umugabo aramureba hariya, umwami aramureba aramushima. Ngo Esiteri nawe yari umukobwa mwiza. Utekereze ko ubwo bwiza ufite atari wowe ufite wenyine. Buri muntu wese aremwe mu ishusho ye. Ndi mwiza, uri mwiza, n'uriya ni mwiza, kandi ubwiza bwacu burarutana. Hazaza umukobwa we bagutera ishoti bagutiriye, tangira ugiti, Mana nukuri ndakwinginze, wambwiye kuzama umugisha, wambwiye. Atansiyo, byatewe n'agasuzuguro ka Vashiti, byatewe n'uburyo ki yabanye nabi n'umugabo we. Uriya nta nubwo yamusuzuguriye, hariya gusa mu rugo byari byaracitse byarayobye, umugabo yari yarayobewe. Ndakwinginga nshuti yanjye, mukobwa mwiza, mubyeyi mwiza, ubaha umugabo wawe, umwubahishe, umukunde urukundo rwa rundi, rwa rukundo rw'icyubahiro, umwubahe aho uri hose, umuvuge neza. Ntuzakore ikintu icyo ari cyo cyose cyo gusuzuguza umugabo wawe. Nta mugabo n'umwe waba mwiza kuruta umugabo wawe. Uwagukunze akagushaka, uwo wakunze ukemera ko agushaka, umuha icyubahiro. Bizatuma urugo rwanyu ruba mu mahoro, bizatuma urugo rwanyu ruba rwiza. Ntabwo nkwifuriza ko wasenya, ahubwo nakwifuriza ko wubaka. Ni inyigisho numvaga nari mfite. Uramenye ntuzamene nka Vashiti. Vashiti biriya yarabikoze birarangira, ariko nawe hari ibyo uri gukora. Garukiraho nimba wari uri mu nzira yo gusuzugura umugabo wawe no kumusuzuguza, muvuga ku matelefone, mutuka, mucira ingoni. Garukiraho. Umugabo ni umwami, umugabo ni umutware. Tuzakomeza n'ubutaha, tuzakomeza. Bizaba ngombwa ko tuvuga no kuri Esiteri. Esiteri nawe akeneye kwigwaho. Esiteri nawe n'umukobwa wahawe agaciro, yambikwa ikamba. Ese uri Esiteri cyangwa uri Vashiti? Hari igihe ahantu waba uri Esiteri haravuyemo Vashiti. Tuzaganira nawe, ngufitiye inyigisho. Ubu none ahangaha uri umugore uri mu rugo rwawe, nta wagusimbuye, uramenya utazaba Vashiti. Nta muntu n'umwe nifuriza kumera nka Vashiti. Uba uriwe nonaha, ugume mu rugo rwawe, ariko nukora nk'ibyo Vashiti yakoze, Esiteri iko njiyane. Esiteri arahari. Imana ishobora byose, turagushimiye muri aya masaha. Tugushimiye ko uduhaye umugisha wo kuvugana n'ubwoko bwawe, n'abana wiremeye, n'abantu ukunda. Ndagushimira ko mpaye ijambo ryo kuvugana n'abantu bawe, abamama. Mwami, washyizeho ijambo ryawe kugira ngo ritubere inzira, ritubere umucyo, ritumurikire mu nzira ducamo. Hari abamama bari batangiye kumera nka Vashiti, hari abari bameze nka Vashiti nonaha, hari abo Satani yerekezaga kuba Vashiti. Ndakwinginze Mana kugira ngo batsindishirize, bakure mu nzira mbi yo gusuzugura, yo kuba ingare, yo gushira isoni, yo kuba ibyigomeke, yo kuba ibishegabo. Ahubwo bagira abagore bakundwa, b'inkundwakazi, bakundwe, bubaha abagabo babo, babiheshejwe nabo no kubaha Mana. Uduhe kuba umucyo uvira amahanga. Abagore uduhe gutera imbere no kuba umucyo mu ngo zacu.
uduhe kuba ibyishimo ku bagabo bacu no kuba mwami imurizi bamurikira muri byose. Uduhe mwami kubabera impumuro nziza ibaryohera ku mutima. Ndagushimiye Mana, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Ndabakunda cyane, tuzahura ubutaha mu nyigisho izakurikiraho. Bye bye.